nizere ko aho muri hose mumeze neza. Uyu munsi rero reka tubagezeho inkuru y'ingenzi ku buzima bwacu bwa buri munsi. Tugiye kuganira ku kamaro k'umuceri, kimwe mu biribwa dukunda cyane ariko kandi cyuzuyemo intungamubiri zitangaje, zirimo na vitamine zifasha umubiri wacu. Ni ukuvuga ngo rero akenshi hari ibiribwa turya ariko tukaba tutazi akamaro bifitiye umubiri wacu. Uyu munsi rero nifuje ko ikiganiro cyanjye twibanda ku kiribwa cyitwa umuceri, aricyo rice. Igice cya mbere rero cy'ikiganiro ndagira ngo tuvuge ibyiza byo kurya umuceri. Burya umuceri ni isoko y'ingufu. Ni ukuvuga ngo umuceri uri muri bya bindi bitanga ingufu ku mubiri wacu. Iyo uriye rero ku rugero rukwiye, utuma umubiri ugira imbaraga kandi ukagira igogorwa cyangwa se ugafasha n'igogora kugira ngo igogora rikore neza ryo mu mara cyangwa se mu gifu. By'umwihariko umuceri utogosheje gatoya. Nibyo navugaga, umuceri utogosheje neza, uyu muceri mu by'ukuri hari icyo ufasha umubiri wacu, kubera ko uyu muceri harimo icyo bita fiber nyinshi ifasha kugabanya cholesterol, kurinda umutima ndetse no kugabanya ibyago bya diyabete. Ubwo birumvikana ko umuceri uri mu bintu bifasha umubiri wacu. Rero umuceri ukaba urimo za vitamine. Hari abantu batazi ko umuceri urimo vitamine. Mu by'ukuri umuceri harimo za vitamini nyinshi, ariko nifuje ko turebamo nkeya muri zo. Umuceri rero w'umwimerere harimo vitamini nyinshi, cyane cyane vitamini ya B. Iyo vitamini ifasha umubiri mu buryo bukurikira. Ni ukuvuga ngo vitamini B1 thiamine ifasha ubwonko n'imyakura gukora neza. Ndagira ngo tubisobanure neza. Iyi vitamini iba mu muceri ya B1 ifasha ubwonko. Ni ukuvuga ngo ubwonko icyo bufasha ni iki? Cyagiye ubwonko bukunda kwibagirwa cyane. Umuceri rero kubera ko urimo iyi vitamine, mu by'ukuri uri mu bifasha ubwonko gutekereza vuba ndetse no kwirinda kwibagirwa bya hato na hato, kubera ko iyi vitamine ni icyo ifasha umubiri. Naho imyakura, ni ukuvuga ngo system y'umubiri uko yubatse, imyakura ni udutsi dutoya tuba mu mikaya. Imikaya rero ni izi nyama zigize amagufa. Ni ukuvuga ngo rero hari system yubatse nk'uko twavuga nk'udusinga tujyana system cyangwa se dufasha ubwonko. Ni ukuvuga ngo rero twavunye ko iyi vitamine B1 ifasha ubwonko, bivuze ngo ifatanya n'imyakura, ko imyakura niyo ijyana ku bwonko hanyuma n'ubwonko bugakora neza. Mwamaze kumva imyakura icyo ari cyo. Imyakura ni udutsi dutoya dufasha cyangwa se tufashanye n'ubwonko, hanyuma tukajyana ku bwonko ikintu ushaka gukora runaka. Rero niyo mpamvu ubwonko mu gukora neza bufashanya n'imyakura, kubera ko iyi myakura iri mu mikaya, iri muri izi nyama zacu zifashe ku magufa, bigakora na system y'ubwonko. Harimo vitamine 3. Iyi vitamine ituma cyangwa se iringaniza isukari, ibinyasukari bigahinduka ingufu. Ni ukuvuga ngo iyi vitamine iba mu muceri nayo ifasha iki? Ifasha umubiri wacu mu kuringaniza isukari, hanyuma isukari igakora neza ku buryo nta ngaruka byakugeraho. Rero mu muceri harimo icyo bita vitamine B6 irinda stress, inafasha imikaya. Imikaya twayivuzeho, navuze ko imikaya ari izi nyama zigize amagufa, zifashe ku magufa, ko nizo zifasha kuba wakora ikintu runaka, niba ari ukwiruka nazo zirayifasha. Ariko zifasha iyo system y'imyakura iyo yamaze gutanga ku bwonko ko icyo kintu ugiye kugikora, niba ugiye kugenda, niba wumva ukonje, iyi rero imikaya nicyo ikora. Yo ishyira mu bikorwa bya bindi ubwonko bwatekereje, ariko ubwonko bikuye hehe? Ubwonko bikuye ku myakura. Harimo vitamine, harimo B9. Iyi B9
nayo ifasha, ni ingenzi cyane kubera ko ifasha ku bagore batwite. Abagore batwite ni ukuvuga ngo yo abana bakiri mu mezi ya mbere baba bakeneye cyane kuba barya ibiribwa birimo umuceri, ariko hakaba harimo n'imboga, dodo n'utundi tuntu dufasha kugira ngo umubiri ukomeze kugenda neza. Hakabaho na vitamini E cyangwa se I irinda umubiri gusaza vuba. Ni ukuvuga ngo iyi vitamini nayo iba mu muceri ko ifasha umubiri kuba wakanyarara. Ni ukuvuga ngo rero kurya umuceri bifite imbaraga cyangwa se bifite ubuzima bwacu, bifitiye akamaro ubuzima bwacu. Nk'uko ubushakashatsi rero bwakozwe bwa Harvard bwabitangaje, burya umuceri w'umwimerere ufasha mu by'ukuri umubiri wacu kurinda indwara z'umutima no kugabanya umuvuduko w'amaraso. Mwumvise ko bifasha iriya mikaya ndetse n'imyakura, kandi ibi byose bikaba ari system ikorana n'ubwonko. Hanyuma rero turavuga nanone ku bijyanye n'impanuro. Niba ushaka ubuzima bwiza, shyira imbere kurya umuceri utogosheje ujyanye n'imboga, ibinyamisogwe, kandi wirinde umuceri cyane kuwurya buri munsi saa sita na nimugoroba, ko nabyo bishobora kukugiraho ingaruka, birumvikana. Hanyuma ikindi twavuga ku muceri ni uko mu by'ukuri umuceri si ugufasha umubiri gusa, tuvuga ngo ufitiye akamaro umubiri wacu natwe ubwacu. Umuceri rero si uko gusa gushyira inzara, oya, ntabwo ari ukurya ngo ushyire inzara, ahubwo ufite ubukire mu ntungamubiri zituma umubiri mu buzima bwacu buba bwiza. Rero kurya neza ni ubuzima bwawe burushaho kumera neza. Ubwo nawe birumvikana, igihe uteguye ifunguro ryawe ry'umuceri, imboga ntizizabure, ibishyimbo ntibikabure, kandi na voka ntikabure, kubera ko biri mu bintu bigufasha ku ifunguro ryawe kandi ukagira ubuzima bwiza. Ntuzacikwe rero n'izindi nkuru zacu tuzagenda tubagezaho bijyanye n'abashakashatsi icyo bagiye bagaragaza ku biribwa dukunda kurya bya buri munsi. Niba wakunze video zacu, kora sabone. Ikindi tugusaba ni ugukora share. Ikindi tugusaba nawe ni ugushyira muri comment niba hari icyo nawe wifuza kuba twakuganiraho, hanyuma tukagukorera video cyangwa tugakora ikiganiro kivuga kuri ibyo bintu bitewe n'uko nawe ubyifuza. Nakagaruka, bye bye.